Niba ukeneye gutangira business ukaba umuntu wikorera umwikorerabushake aribo bita entrepreneur, abantu bihimbira biremera inganda cyangwa n'ibindi bintu kugira ngo bikorere ku giti cyabo. Niba uri muri abo bantu, dore rero bimwe mu bitabo 5 ntekereza yuko byazakugirira akamaro muri urwo rugendo. Ubu rero muri ibyo bitabo 5 ndaza kuganirizamo kimwe gusa, nzabagerageza ngende mbaganiriza kimwe kuri kimwe. Muri ibyo bitabo 5 rero nashoboye gushyira hamwe, hari icyitwa Entrepreneur Revolution cyanditswe n'uwitwa Daniel Presley, hakaba n'icyitwa Hell Yeah or Not cyanditswe n'uwitwa Derek Sivers, hakaba n'icya gatatu cyitwa Someday is Today cyanditswe n'uwitwa Matthew Dex, n'icya kane cyitwa The 4 Hours Work Week 4 Hours Works Weeks cyanditswe na TF na Timothy Tiffany, n'icya gatanu cyandikwa n'uwitwa The Third Door cyanditswe n'uwitwa Alex Banayan. Uyu munsi rero reka tuganire ku cyitwa Entrepreneur Revolution. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi rero reka tuganire kuri kino gitabo cy'uyu mugabo Daniel Presley cyitwa Entrepreneur Revolution. Turebe icyo abivugaho. Uyu mugabo Daniel rero akaba yaravutse ku tariki itanditswe, ariko akaba bavuga ko yavutse mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1981. Nagerageje kureba ahantu hose ndebe ko nabona itariki yavukiyeho, sinayibona. Abantu benshi bakunda kudashyira amatariki yabo mu binyamakuru muri public, ahubwo bakavuga ukwezi gusa n'umwaka. Nk'uko nari mbivuze, yavutse mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1981. Akaba yaravukiye mu gihugu cya Australia, akaba yarimukiye, ubu akaba ari mu bwami bw'Ubwongereza mu gace ka York. Akaba yaranditse ibitabo bigera kuri 4. Igitabo cya mbere cyanditse mu mwaka w'2010, kikaba aricyo cyitwa The Person of Influence. Icya kabiri yanditse cyitwa Entrepreneur Revolution, nacyo kino tugiye kuganaho uyu munsi. Cyanditswe mu mwaka w'2013 aribwo cyasohotse. Icya gatatu cyitwa Oversubscribe, cyanditswe mu mwaka w'2015, naho icya kane yanditse kikaba cyitwa 24 Asset, cyasohotse mu mwaka w'2017. Muri kino gitabo rero tugiye kureba cy'uyu munsi, Entrepreneur Revolution, uyu mugabo aravuga yuko ibintu byahindutse. Aravuga ko we are living through the major economic shift. Aravuga ko ibintu birimo kugenda bihinduka, turimo turava mu byo bita industrial age, aho umuntu hano aravuga ngo we are the job secure and the large corporation dominated, aho amashuri no gukora mu bigo bikomeye ari byo bintu byari bifite agaciro gakomeye, arizo ndoto umuntu yahoraga arota. Ubu noneho ibintu birimo biragana ahitwa ngo the entrepreneur age, aho noneho iyo abantu bagomba kwikorera, aho where the individual can build the business using technology, network and the personal branding. Aho abantu ubu ngubu barimo gushishikara bita kugira ngo bifungurire imirimo yabo, bikorera akazi kabo badakoreye abandi bantu. Nk'uko twabivuze mu bindi biganiro, twaje kubona cyane nko muri video natanze, nuko abantu ujya gusanga ubonye akazi ariko hari ibintu bine mu kazi uba witeze ko ugomba gusangamo ariko
ukaza kugira ibyago ugasanga muri ibyo bine nibura habonetsemo nka bitatu, ugashimira Imana ukaguma mwaho ngaho. Iyo bibaye bibiri uhita wigendera. Ibyo twabonye ari byo bita fun, flexible, fulfillment na financial, ari byo kuba ari akazi ukunze wishimiye nta kibazo, no kuba hari ibyo bita flexibility, no kuvuga ngo igihe wakorera wumva niba udashaka gukora kuwa gatandatu ukaba nta kibazo bakwemera, waba kuwa gatandatu utazakora bakaba nta kibazo, bikaba no kuvuga ngo ukorera ku gihe cyawe wowe wishakiye. None tuzakorera n'ibya fulfillment, no kuvuga ngo ni akazi ko usanga ukora ugakunze, ukora ibintu byose, ukaba wanakora rimwe na rimwe wanakora n'ubusa n'igihe cyose baba bataguhemba. Ni akazi wumva muri wowe ari akazi kaguha umutuzo, kuzuza wowe wese ukaba wuzura. Tuza kureba n'akazi na financial, ibyerekeye umushahara. Niba umushahara uhembwa hariya muri kariya kazi, ese bimeze bite? Ese ni akazi kakugeza ku ndoto zawe? Ese ni akazi katuma uzakora n'ibindi wahoraga urota muri wa mwanya wawe? Uri flexible, ubikunde, uri flexible kandi bibe fun, byose bibe byuzuzanya. Ibi rero aha niho arimo kuvuga ko abantu ariho barimo kugana ubu ngubu, bashaka kwikorera akazi kabo, akazi bakunda, ibintu bakunda bumva biyumvamo kandi bashaka ko bazaba nyine baboneka igihe bashakiye. None ibyo bintu byose bashaka gukora ariko bikazaba babikesha technology na network. Ahangaha umuntu yikoreye business ye ukoresheje technology kandi ukoresha na networks no kuvuga ngo ukora n'abandi bantu. Ahangaha barashishikariza gukorana n'abandi bantu, telefone uhamagara abantu, bite bimeze bite, wafashe iki, twakora iki, ibintu nk'ibyo byose. Uyu mugabo rero Daniel arakomeza avuga yuko ibintu bya kera, the old modern of going to school, get a job, climbing the corporation ladder is becoming outdated. Aravuga ko uburyo bwa kera wasangaga ababyeyi bohereza abana ku ishuri, ujye ku ishuri, ujye mu segonderi, ujye universite, ubone PhD, masters, PhD, nurangiza ubona akazi. Nubona akazi muri zino company zikomeye, utangira akazi, nyuma y'imyaka ubone promotion, urinde ugera hejuru. Ibyo nibyo bintu byashimishaga ababyeyi, babonaga ko ari ryo terambere. Ariko ubu kano kanya Daniel arakubwira ngo twaje kubona ko nubwo bwose umuntu agera hariya hejuru ku bushorishori bwa zira company zikomeye, usanga uko yabitekerezaga atari byo. Yaje kwisanga muri za F enye twaganiriye: fun, flexible, fulfillment, financial. Wasangaga akazi uragakunze, urahora wambaye ikoti na karuvati, amafaranga arinjira ni meza, ariko nta mwanya ufite kuba wakora ibindi bintu. Nta famiye yarakubuze, nta mwanya ubona wo gutwara kugira ngo ujye kunyonga akagari kawe. Wenda wakundaga no gukina umupira utaragera hariya, nta mwanya ubona ngo ujye gukina agapira. Twibukiranye yuko akenshi iyo uhinduye ubuzima ugomba no guhindura na miliyo, ukimukira ahantu ugahindura n'inshuti, ibintu byinshi bigahinduka. Uyu muri kino gitabo rero arasobanura yuko ibyo bintu byarahindutse. Abantu ubu kano kanya barimo barishakamo uko bakwikorera ibintu byabo, innovation, ibintu bashaka muri bo bahora biyumvamo. Si amafaranga gusa, yego amafaranga arakenewe, ariko burya hari n'ibindi, indoto yawe, ibintu biba bigusunika muri wowe wumva wagakora kandi ukabigira binini. Na value creation, ibintu tukabiha value, hahandi usanga umuntu ikintu nyine ugiha value, add value, niko ntekereza yashatse kuvuga ngaha. Value creation, ibintu ukabiha agaciro ku buryo bijya ku masoko abantu bakabigura. Burya ku masoko soko ibintu biba byabuze, ahubwo twebwe aba entrepreneur, abantu abikora bushake, ni twebwe tuba tutabahaye, tutababwiye ko ibintu bihari. Ubu noneho Daniel aravuga ngo reka turebe noneho ibintu by'ingenzi yashize muri kino gitabo. Muri kino gitabo aravuga icyambere, yavuze ko the rise of the entrepreneur
age. Aravuga ko noneho ubu abantu batangiye kwitabira ibintu byo kwikorera ku giti cyabo, aho kugira ngo abantu bakomeze muri bya bintu bya kera byo kujya ku ishuri bakajya gushaka akazi, ugasanga ahantu hari akazi bakeneye abakozi babiri ariko haje abantu na CV zabo abantu barenze 200. Biriya bintu arakubwira ko ubu ngubu abantu batangiye kugenda babivamo. Arakubwira ngo the technology has lowered the barrier to starting a business. Arakubwira ngo ubu noneho technology ihari, network, telefone ufite, internet ufite, irakwemera kuba wakwitangirira akazi wowe ku giti cyawe, aho kugira ngo uhore utekereza ko yari amashuri ya CV ariyo izaguha byose washakaga. Oya, waravuze ariko se watangira mu rugo nkabyikora, kuko twabonye hari abantu benshi ubu ngubu bameze neza bakora business online, ari naho ubona ziza Amazon, zirakora za eBay. Aya ni amakampani y'abanyamerika acuruza online e-commerce, usanga abacuruza ibintu byose, ikintu cyose nk'ubu ngubu nk'ahibura, ikintu cyose ukeneye cyose ujya kuri computer gusa, ubundi ugakandaho, ubundi ukishyura aho ngaho, ubundi bakanabikuzana ku muryango wawe. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu abantu ibintu muri make nuko nguko ibintu bimeze, nta bantu bakirukanka ngo bajye gushaka akazi. Icyo bakora ubu ngubu ni ugushaka ubumenyi, ubundi technology ubundi igakora ibisigaye, kubera ko online iyo nk'ubu ngubu i Buraya iyo uguze ikintu online, urugero wenda uguze inkweto, ziriya nkweto nshobora kugura inkweto hano mu nzu aho nicaye nkazigura aho ziri, bakaziha umuntu, uwo muntu akazinzanira kugeza ku muryango, agakomanga, nkagenda nkakingura, nkafata inkweto zanjye. Urumva yuko mpaye akazi abantu babiri wenda batatu, mpaye akazi wenda uriya muntu wazikoze, mpa akazi uriya muntu wazishipinze akazigeza hano, mpa akazi warehouse wazibitse, mpa akazi n'uyu mugabo waje kuzideriva ahangaha, yaba ari uriya utwara igare, yaba uri utwara vane wazigeje ahangaha, uwo ari we wese ubwo nawe namuhaye akazi. Ubwo tutibagiwe na nyiri internet, tutibagiwe na nyiri telefone. Abo bose rero urumva ko babonye akazi. Ako niko kamaro rero ka internet, ako niko kamaro ka technology, niho isi irimo kwimukira ubu ngubu. Iyi social media rero urabona ko abantu akenshi ariyo barimo kwibandaho cyane yuko ari ikintu kizana ibintu, kibyara umusaruro vuba kurusha guhaguruka mu rugo ukagenda ugatega bisi ukajya ku iduka. Ibintu nk'ibyo byose rimwe na rimwe abantu nta mwanya bafite w'ibyo bintu. Bityo rero niho yagaragaje avuga ko iyo business n'ubwo bwose ugira ngo ni ntoya, abantu batangira zino business akenshi ujya kwisanga ugasanga urimo urabona amafaranga angana na ziriya business ziriya nini cyane, zifite ibizu binini cyane, kandi wowe wikorera online. Icyangombwa ni uko umenya ko ibihe byahindutse, uki-influencer ukajya mu bintu by'iterambere, ukagendana na technology. Icya kabiri rero kiri muri kino gitabo tumaze kubona the rise of jambo yaringora kurivuga entrepreneur age. Tugere ku rindi jambo, ku kindi gika kindi rero avuga ngo to become the key person of influence, KPI. Yavuga ngo biba byiza ukaba umuntu, ukaba the key person of influence, ukaba umuntu w'ingenzi mu guhindura abandi, mu bitekerezo, ukabereka uburyo ibintu bihinduka. Ibyo byose rero wabikora online, cyangwa ukabikora, ushobora no kutabikora online, ukaba wagenda no mu muhanda. Niho hazamo ba bantu nyine ahangaha hari igihe usanga hari abantu bari mu muhanda, cyane mu mijyi ikomeye, usanga barimo kwigisha abantu cyangwa bafite ama leaflet bagenda bahereza abantu, bakora advert, abantu nk'abo ngabo abaseramen, cyangwa abantu bakora marketing, ibintu uburyo nk'ubwo bwose. Bityo rero ni ibintu bifasha introduce the idea that entrepreneurship should aim to become trusted authorities in the field. Aravuga ngo ahangaha aratanga urugero, aravuga ngo biba byiza nk'abantu bikorera ku giti cyabo
kuremamo abantu icyizere, kuba abizerwa muri field urimo. Niba ukora ibintu bya tuvuge nk'abakora telefone, bakaba ari abantu babizerwa muri telefone, akaba telefone ye ingana n'ibyo yavuze, umusaruro telefone iri butange ingana n'ibyo yatangaje, n'ibyo umuntu akagura telefone azi ko iyi telefone ye izajya ihamagara, akitaba, izajya byose. Ni ukuvuga ngo ugatanga ibintu. Ahangaha ni nko kubwira abantu mwirinde ibintu by'abasikama, mwirinde ibintu byo kubeshya kugira ngo mubone amafaranga, kubera ko icyo gihe uzasanga urabona amafaranga kano kanya, naho ubundi ubutaha nta mafaranga uzigera ubona. Yakomeje the first step to become a key person of the world. Yagaragaje intambwe eshanu ushobora kubamo, abantu bashobora kubamo the key person of influence, ukuntu ushobora gufasha abandi bantu cyangwa ukinfluence abantu. Yatanzemo ibintu bitanu, intambwe eshanu kugira ngo ibyo bintu bikorwe. Pitch clearly communicate what you do and why it matter. Pitch ni ukuganirira abantu n'ibiganiro mbwirwaruhame, ukajya hariya ukabwira abantu ibyo urimo kubwira. Cyane cyane n'aha birakorwa i Buraya, ibyo twita marketing. Ugasanga mu mijyi harimo abana b'abasore baba bambaye neza, bambaye amakaruvati rwose, birukanka barimo kugenda, barimo kubwira abantu bakabasuhuza. Cyangwa n'imbere y'amasupermarket ugasanga umuntu arahagaze akakubaza niba ufite umunota ngo muvugane, ubwo akakubwira nyine ibyo bakora n'impamvu babikora n'icyo bashaka kuzageraho, ibintu nk'ibi byose akubwira ko akaguha iyo leaflet ukaba wayitwara kugira ngo ujye gusoma nubona akanya ugeze mu rugo, kugira ngo urebe aho iyo company, cyane cyane ndavuga nyine baba bakora amakampani. Hari abakora amakampani acuruza ibintu, hari abakora amakampani, hari abakora n'amashyirahamwe afasha abantu. Urumva ko baba bashyize bahura n'abantu kugira ngo babaganirize, bababwire ibintu. Icya kabiri yavuze, uretse iyo pitch, yavuze publish ni ukuvuga ngo ushobora share content, ugasangiza n'abantu ibyo urimo gukora, byaba mu gitabo cyangwa blogs cyangwa mu mavideo, to build credibility, kugira ngo abantu bakwizere, kugira ngo abantu babone ko ibyo ukora koko bifite imbaraga, kuko babone ko ibyo ukora uri serious, utari umuntu uri kuvundavunda. Icya gatatu yavuze ikintu cyitwa product. The product yawe, turn your ideas into scalable product or service. Aravuga ngo ahangaha ngo kora ibitekerezo byawe bishyire mu bikorwa, bibyare umusaruro, byaba ari serivisi, icyo byabyara byose, icyo abantu bakimenye ko bihari, kugira ngo bikubyarire amafaranga. Yes, ibi byose umubona, internet, indege ziguruka, byose byatangiye mu bitekerezo. Byaje gutangira mu bitekerezo, birangira mu bikorwa, ari uko tubibona birimo kugenda mu muhanda. Bityo rero iyo ubikoze ukabyibikira gusa, ntubiganiriza abantu, ntubyereke abantu, ni ukuvuga ngo biriya bintu nta hantu bishobora kuza kugeza. Ageze ku cya kane rero cyitwa profile. Arakuvuga ngo build visibility throughout media and the online presence. Aravuga ahangaha arasobanura ngo kora ubaka profile yawe, garagara, abantu bakumenye, byaba online, byaba cy'abantu bakamenya na address yawe. Niyo mpamvu uzasanga hari nk'amazu manini yanditsweho nyine cyangwa bakora advert nini cyane kugira ngo bamenye ko ibyo bintu bihari. Ugasanga nk'aha mu mujyi hagati hari ahantu hari, nibuka nanyuze mbona icyapa kinini cyane cya Nike cy'inkweto, kandi ndebye hasi kugira ngo ndebe ko ndabacuruza izo nkweto za Nike, nta duka nigeze mbona za Nike. Ni ukuvuga ngo hari igihe bashyira profile kubajya hano gusa kugira ngo abantu bamenye ko icyo kintu gihari. Build visibility throughout media and the online presence. Biba byiza, niyo mpamvu ubona nkina ahangaha company nyinshi zitanga amafaranga menshi zo kugira ngo bakore advert on media, na ku maradiyo, ku mateleviziyo, ahantu hose, kugira ngo ababwire abantu yuko bahari. Nibwo bubaka profile zabo muri ubwo buryo. Ikindi cya gatanu ari nacyo cya nyuma kuri izi the key
the key yazitse the 5 key to become the key person of influence yavuze partnership yayanditseho cyane, aravuga ngo collaborate strategically to expand reach. Korana n'abandi bantu, egera abandi bantu, mukorane, ariko akoresheje ijambo strategically ni ukubera ko hari abantu ugomba kumenya uburyo wa approaching abantu, kubera ko burya hari abantu wa approaching ugasanga bagushyize hasi. Biba byiza kumenya abantu beza bazima ugomba guhura nabo kugira ngo bagere aho bakugeza kure hashoboka muri business yawe. Nyuma rero y'izo key fact, reka turebe noneho ikindi gika cya gatatu. Mwibuke yuko mu bice bigize kino gitabo twabonye harimo the rise of entrepreneurship age, tubona na become the key person of influence, aribyo yise KPI. None reka turebe icya gatatu, aricyo yise build asset not just income. Ubaka asset, ntukore ikintu gusa cyinjiza amafaranga. Kora asset, ntukore gusa ikintu ngo koko kirimo kwinjiza amafaranga, wowe wihutira amafaranga. Employees trade time for money. Abakozi bagurisha igihe cyabo ku mafaranga. Entrepreneurs build system and asset that generate recurring income. We avuga ko nono abikora ku giti cyabo burya bubaka system, ntago bagurisha igihe cyabo, ubu bubaka system na asset. No kuvuga asset akenshi ngaha that generate ibintu, ibikorwa bifatika nk'amazu, building, ibintu nk'ibyo bizazana amafaranga, bizajya bihora bizana amafaranga niyo waba wowe udahari. Focusing on intellectual property, brand and scalable models. Aravuga ngo abantu ni byiza ko umuntu afocusinga ku ibintu by'ubwenge, brand na scalable models, ibintu bya ahangaha intellectual property ni ibintu ndatekereza ari AI yashatse kuvuga ahangaha, ku bintu byakongera umusaruro w'ibyo urimo gukora kugira ngo bigere kure. Ukore na brand yawe kugira ngo nawe ujye kuri market, ugere kure hashoboka, kubera ko nk'uyu mugabo afite company yitwa Triumph Event, yorganiza ibintu by'ama event na marketing. Urabona ko ashishikariza abantu rero kuba nabo bakora brand zabo, kandi buri wese akaba yasohora impano ye. Niba uri nk'umuganga, urugero ukaba bakuzi ku izina, uri umudokiteri runaka, ukaba uzwi ku kintu runaka, izina runaka barivuga, umuntu wese agahita yumva ko ari imiti, ari umuganga, abantu bakwisangamo niba afite ibibazo. Reka turebe igika cya kane rero mu bika bigize kino gitabo, the small is the new big. Ikintu gito is a new big. Ikintu gito burya byanze bikunze kizaba kinini. Ni kinini gishya, no kuvuga ngo niko ikintu kinini burya gitangira ari gitoya. Niko natekereza ko yashatse yabivuze. Flexibility and the speed beat size. Kuba flexibility and the speed beat size. Iki kintu koko nibyo, reka mbisobanure mbitangamo urugero nk'ahantu kuri McDonald iyo winjiyemo nk'iyahangaha, iyo winjiyemo ntushobora kumaramo iminota 2 udahawe serivisi y'ikintu ukeneye. Akazi bakuramo ni gato gashoboka, ariko nkubwije ukuri uko winjiramo uhita uhabwa ikintu, ugahita ubona serivisi yawe neza. Urumva ko hangaha ntibago bigomba size kuba ikintu ari kinini cyane. Niche market ari powerful. Ahangaha yongera avuga kugira niche yawe, kugira ikintu niche market are powerful. Icyo nshatse kuvuga niche ahangaha, icyo yitekerezaho ni ikibazo abantu benshi bahuriyeho.
ikibazo abantu benshi bahuriyeho, ikibazo abantu benshi bahuriyeho iyo ukiboneye umuti, ubwo ni ukuvuga ngo ubaye powerful, ni ukuvuga ngo uba ukemuye ikibazo cy'abantu benshi. N'icyo ko buriya ni ikibazo abantu baba bafite. Ni ukuvuga ngo iyo abantu benshi bafite ikibazo, nk'iyo abantu bavuga ngo muri kariya gace hari ikibazo wenda cy'inzara cyangwa hari ikibazo cy'inkweto, ari benshi nk'abantu nka miliyoni bafite ikibazo cy'inkweto, urumva ko muri make uhinduka powerful, ugira imbaraga, kubera ko uzatanga hariya inkweto zigeze kuri miliyoni z'abo bantu bakeneye inkweto hariya, niba bazashobora kwafodinga. Niba rero ukeneye nk'abakozi urugero, kandi ukabuze ko muri kariya gace hari abashomeri benshi, urumva ko muri make wowe uzaba ugiye ubaye powerful hariya, kubera ko uzahita ubona abakozi mu buryo bworoshye. Technology enable global reach from small team. Aha aravuga yuko tekinoloji ishobora kugeza kure hashoboka uhereye ku kantu gatoya. Reka tugere ku cya gatanu rero, mu bika byari bigize kino gitabo, aricyo yise mindset shift, guhindura imitekerereze yacu, kureba ibintu mu buryo butandukanye. The book, iki gitabo emphasizes iki gitabo cyagaragaje cyane to take responsibility of your career. Ni wowe mugabo, ni wowe ugomba gufata icyerekezo, responsibility y'ibyo urimo gukora. Komeza wige, continuous learning, komeza wige utuntu dushya, komeza wige utuntu dushya, uhozaho. See a problem as opportunities, reba ikibazo nk'amahirwe. Wow. Seeing problems as opportunities, reba ibibazo nk'amahirwe. Ibi ni byanjye haranavugaga, aho avuga ko nyine niche market are powerful. Aha niho asa nkaho avuga none arangije avuga ngo thinking long term, tekereza, gira umushinga w'igihe kirekire, tekereza ibintu by'igihe kirekire, imyaka 5, imyaka 10, imyaka 20. Ntekereza ko kino gitabo ni ingenzi ku bantu b'abirabura, kubera ko abantu b'abirabura biratugora kugira gahunda y'igihe kirekire. Usanga project zacu ari z'uyu munsi n'ejo, nta project tugira z'imyaka 5, 20, 30. Bityo rero nizere ko kino gitabo hari abantu benshi kiri bugire akamaro, bumve ko ibintu byarahindutse. Ntago turi muri za gahunda ntago ibyo kubyuka ujya gushaka akazi, kubyuka ujya kwiga, warangiza kwiga ugatekereza yuko hari abazaguha akazi, wamara gutekereza ko hari abazaguha akazi, wagera mu kazi urimo kuzamuka mu ntera, nibwo wisanga ibyo watekerezaga byose atari ukuri, ahubwo hari ukundi kuri kundi. Kuvuga ko mu buzima burya hari ahantu ugomba kuba wiyumva neza bishoboka. Bivuga ngo niba ufite akazi, za F navuze haruguru, ukuzi kabe ari fun, kaguha umunezero, wishima, kabe ako kazi ari flexible, ni ukuvuga ngo ube wakora igihe ubishakiye, ube niba kwa gatandatu utazaboneka, ubwo bibe nta kibazo kirimo. Ikindi kandi ni kibe fulfillment, ari ikintu kikuzuza, wumva ko kugakora ako kazi, kugakora ariko kanuka kugira ko uba uri we. Niyo baba bakubwira ko nta mafaranga bafite yo kuzaguhemba, ariko kumva ko wakomeza gutanga umusanzu wawe ubafasha. Ikindi kandi kikaba amafaranga ukuramo ari amafaranga yazakomeza kugeza kuri byinshi ushaka kugeraho. Bityo rero nizere ko kino gitabo hari cyo byashoboye kubageraho. The future belongs to the who. Ahangaha arangiza avuga ko agaragaza the future, abantu ejo hazaza bahafite mu ntoki ni bande. The create value, n'abantu bahindura ibintu, baguha ibintu bakabiha agaciro, bakabigira binini bishoboka, ibintu byagirira abantu akamaro. Aravuga ngo build influence, kora inshuti, hura n'abantu, korana n'abantu, nta mugabo umwe. Nibyo ashatse kukubwira ahangaha. Adapt quickly, kora uko ushoboye,
wige vuba vuba, ujye ku murongo vuba vuba, ntiwe ngo nzabikora ejo, nta by'ejo. Wowe ahubwo kora uko ushoboye, wiyadapte vuba vuba. Leverage technology, ihate kuri technology cyane, ibyo ukora cyane bishyire muri technology, tuve muri bya bintu bya kera bya industrial age irimo iravamo, tugeze muri entrepreneur age. Bityo rero mukomeze mugire umunsi mwiza. Nizere ko kino gitabo kigiye muri liste ya bitabo muzaba mwarasomye mu buzima, nk'uko bahora badukangurira gusoma ibitabo. Ubu rero ibitabo byose byagiye online. Ubu ni nkaho wowe niwumva kino gitabo, wenda iyi video ukayumva inshuro ebyiri, muri wowe wandike ko igitabo cyitwa Entrepreneur Revolution cy'uwitwa Daniel Priestley wamaze kugisoma, ukizi neza, cyaba gifite ingingo zigeze kuri 5 twaganiriyeho. Bityo rero mukomeze mugire umunsi mwiza, naho ubutaha. God bless you all of you. God bless you all of you. Ciao, 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 ciao.